umwana nk'igishito cyagiye wavuka amagamawe njye nkarenga nkakibagirwa urya mwanya n'irya sawa nyibarutse urya munsi wafashije Imana kurema mbabarire mawe mbabarire mawe wambanye kure cyane mawe kugira ngo nzazanje kuguhoza aho nzi ahubwo ndakubogoza iyo ndibutse ndari. Mwiriweho abakunzi b'ikiganiro Isanamitima n'iyobokamana mugezwaho na Flora kuri radio Ikamba. Twongeye kubasuhuza muri kano kanya tunabashimira kuba mwongeye kwitabira ikiganiro cyanyu mukunda iyobokamana n'Isanamitima. Muri kano kanya tubafitiye umutumirwa udasanzwe. Tubafitiye umutumirwa Imana yatugiriye ubuntu bwo kubana n'umutumirwa twubaha cyane, umutumirwa w'agaciro. Ni ubwa mbere tugiye kubana kuri radio Ikamba, ariko ndumva ko turi bugire ibihe byiza, turi bunezerwe. Ni umudamu mukunze kumva, abantu benshi baramuzi cyane. Ni umudamu navuga ngo w'imirimbanyi, uhirimbanira uburenganzira bwa muntu, kwishyira ukizana bya muntu, ndetse abifatanyijemo n'uwo bashakanye. Ni madamu wa Barafinda, yitwa madamu Mukanaho Marie Louise. Mukanaho Marie Louise, muraho mumeze neza? Uwiteka akomeje kubarinda. Turaho rwose Ikamba rwose turabishimiye kuduha ikaze kurira kandi karibu rwose, karibu tubaha ikaze ku muryango wacu, yaba ari Barafinda ko Fred cyangwa se nanjye, turabishimiye kuba urabasuhuje rero mu izina rya Yesu, abe hagati yacu rwose, kuko ari we nyir'isi n'ijuru, aduhe umugisha kandi duhe n'amavuta yo kugira ngo dushyitse ku bantu benshi, yaba ari abanyarwanda, abanyarwandakazi, East Africa na Africa yose n'isi yose. Imana yaremye ijuru n'isi ni urugwiro, kandi ikiganiro cyacu kiryohere buri muntu we no ku isi yose. Murakoze muradusengera agasengesho gato. Tugiye gutangiza agasengesho ko gushyira ikiganiro mu biganza by'Imana. Niba mushaka kudusengera agasengesho gatoya ko gutangira ikiganiro, murakoze. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, waremye amajuru n'ijuru ryose, ukarema ku isi, turakwinginze kugira ngo ube hagati yacu rwose. Twebwe tugiye kuganira, twebwe abana bawe waremye mu isi no mu ijuru ubishaka, bivuye kuri wowe nyakora ku ngoma. Ni ukuri twebwe turi ubwoko bwawe waremye, kandi udukunze, utugire n'impuhwe, uduha ishusho yawe Uwiteka Nyiringabo. Niyo mpamvu turiho gukora umurimo mu isi, kuko wabiduteganyirije, kuko iyi si wayihaye umufasha, wiha rwose abana b'abantu kugira ngo tuyigabe tuyiganze. Uwiteka Nyiringabo rero utube hafi, kuko turi mu mirimo yawe wadushinze ku isi, kuko abana b'abantu nibo bayoboye isi nk'uko wabivuze, ngo nimujye ku isi muyigabe muyiganze. Uwiteka uha agashusho umwana w'umuntu, uramwizera umushyira ku isura y'imwa kugira ngo ayobore. Uno mwanya rero Uwiteka turi mu biganiro bigendanye n'ibyo washatse ku isi
isi kugira ngo dukore ube hagati yacu kandi uduhe umugisha kandi nyagora ku ngoma ni radiyo iri kuvugirwaho iki kiganiro ujye uyiha umugisha kandi uyihundagaze amahirwe kandi n'abagiye gutega amatwi nyagora ku ngoma reka batege amatwi izina ryawe kuko ari byo tuvugira nyagora ku ngoma tukwamamaza ni ukuri rero abagiye kubyumva bose ubaha umugisha kuko bumvise ikiganiro kivuye ku bakozi bawe waremye mu isi urakoze rero aho rero bikore nk'Imana kandi nubitunganya ukabyamamaza tuzashima izina ryawe urakoze tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu amen 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 murakoze cyane kubw'isengesho ryiza mutugejejeho Madame Louise Mukanaho Marie Louise Mukanaho nagira ngo mbasabe mbamenyeshe umutwe w'amagambo tugiye kuganira muri kano kanya uragira uti uruhare rw'umugore mu kuzanira igihugu amahoro. Muri makeya umugore ni umuntu ukomeye cyane mu muryango. Ntago umugore afite agaciro gusa mu muryango iwe. Nababwiraga ko umugore ni umuntu ufite agaciro gakomeye mu muryango nyarwanda, ni umuntu ufite agaciro mu muryango iwe mu rugo ndetse cyane mu gihugu muri rusange. Rero muri uyu mutwe harimo ibibazo byinshi nashakaga ko tuganiraho. Nashakaga kubabaza mbese amahoro ubundi mwumva bisobanuye iki kuri mwebwe? Mubona amahoro duhereye kugira ngo tumenye urwo ruhare rw'umugore mu kuzanira igihugu amahoro. Mbese amahoro mwumvise amahoro, mwumva amahoro twifuza, amahoro igihugu cyifuza, amahoro bivuga iki? Murakoze kumpa ijambo rwose. Amahoro uko mbyumva njyewe niyo igihugu icyo gihe hari umutekano kuba mu gihugu mbese usanga abantu hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abantu bishyira bakizana. Usanga amahoro ni ukuba mbese abantu bafite umutekano, nta ntambara iri muri icyo gihugu, abantu bose bishyira bakizana, nta kunyagwa ibyabo, nta guhohoterwa. Ibyo byose umuntu wese afite freedom mu rwamubyaye, iyo niyo numva njyewe ari amahoro. Niyo mpamvu twebwe buriya rero abaruda n'abarudakazi twebwe twavugaga tuti amahoro, intego y'abaruda ni ukuzana amahoro. Kandi ishyaka ryacu wumvise ko tuvuga ngo ni uburyohe buryohera buri muntu wese ngo yisangamo, ngo kuko twebwe ishyaka ryacu ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200, kuko u Rwanda twateganyaga kuko tuzazana amahoro, umuntu atanyagwa ibye, adasoreshwa ubutaka gakondo kanani y'abanyarwanda, atanyagwa ibye, nta mushoramari cyangwa se umuntu ngo ni runaka afite gukomera, yishingikirije gukomera kwe ububasha yahawe, mumbabarire gato kubaca mu ijambo. Ibyo bintu mutubwira ni byiza cyane. Nashakaga mbere yuko nyine tubikomerezaho kuko numva ni byiza, nashaka kubanza kumenya ese nk'uko mufite gahunda nziza, musanga mu Rwanda ubu dufite amahoro, wenda murashaka kuba musaba kuyongera cyangwa mubona nta mahoro ahari? Wenda mugakomeza mutubwira n'izo gahunda mufite. Murakoze. Rero mu Rwanda ubu dufite amahoro kuko nta ntambara irimo, sibyo? Ariko kuko nta ntambara cyangwa se imirwano irimo, ariko urebye ku rundi ruhande usanga ayo mahoro nanone atuzuye, kuko iyo urebye usanga hari aho amwe atuzuye, atubahirizwa, ugasanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo bwubahirizwa. Kuko iyo ufashe umuntu ukamusoresha ubutaka bwe, ukamusoresha ku mazu ye, ukamunyaga
kuko umurusha ubushobozi cyangwa se uri umushoramari nyine umurusha amafaranga ukaza ukamwimura aho atuye umwenegihugu ugasanga ni impunzi mu rwamubyaye ndumva ayo mahoro atuzuye gusa yuzuye hamwe ariko ahandi ntabwo yuzuye kuko amahoro haba hari demokarasi umuntu ku giti ku kantu ke agafiteho nyine sheya zihagije ari ukagenga ariko n'ubu ngubu hari umutekano rwose nta ntambara ariko aho hamwe hatuzuye niho musobanuriye ko usanga hamwe hatuzuye kuko umuntu ubutaka bwe nyine ntabwo bufiteho pawa kuko usanga ubwo butaka babusoresha inzu bazisoresha imisoro ni imisoro ugatanga umuntu baramubwira ngo ahahimuke ntabwo ahahemewe himuke umushoramari akaza akahagura we bikemera ubwo rero niyo mahoro nakubwiye ko atuzuye murakoze amahoro yo mu mutima muri makeya wenda y'ibintu bimwe na bimwe murakoze cyane kubw'ibyo bisobanuro byiza nashaka ese mubona umugore afite akahe gaciro cyane cyane ko iyo dusubiye nko mu mateka hari ukuntu usanga umugore yari afite agaciro cyane cyane nk'umugabekazi yarategekanaga agategekana n'umwana we kandi agafata ibyemezo bikomeye tugasanga ukuntu no mu rugo usanga umugore ari umuntu w'umuhuza w'abana na papa wabo ugasanga ari ibintu byahozeho bigeze nk'iyo mwitegereje mubona muri iki gihe muri iyi minsi ya none umugore afite gaciro ki mu Rwanda wenda mushaka kuvuga mu muryango mukavuga no muri rusange mu buyobozi cyangwa ahandi mubona afite agaciro ki ijambo ni iryanyu muri rusange rero nyine umugore mu gihugu cy'u Rwanda nyine afite agaciro duhereye bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ijya kurisha ihera ku nama reka tuvuge duhereye mu rugo mu miryango nyarwanda mu ngo usanga rero umugore turi abantu b'agaciro rwose ntabwo twakwigaya twakwitaka kuko turi abantu beza cyambere na mbere umugore ukuntu afite agaciro umugore niwe wungura umuryango avamo icyororo akororoka akagwiza igihugu kikagwira umugore mu gihugu atarimo ntabwo cyagwira urumva rero turaba agaciro gakomeye cyane iyo umugabo adafite umugore usanga nta mutekano afite kuko wibuke ko umugabo yari umugabo ni nka perezida mu gihugu noneho umugore akaba sekereteri we urumva rero umugore aba akomeye mu rugo rwabo umugore atoza abana uburere bwiza noneho b'abana nabo ugasanga bavuyemo abana beza bagiriye igihugu kubera yuko amahoro umugore yazanye amahoro kandi umugore rwose iyo ndebye usanga mbese ibyo bibazo wagiye umbaza usanga umugore we abifitemo usheya mbese kuko umugore iyo yubashye umugabo akatoza abana uburere ugasanga abantu mu rugo barumvikanye usanga umugore ari we ushobora kuba yatuma umuryango nyarwanda udasenyuka ugasanga abana kuko babonye uburere ku babyeyi babo bivuye ku mugore buriya iyo umugore yubashye umugabo akamukunda bakaganira numva abagore kuko ari bo nkingi nyine ikomeye cyane mu bintu byo kurera kuko umugabo we rwose ni umuntu w'umuyobozi aba azasanga umugore mu rugo iyo atunganyije ibintu usanga amahoro aje ahinze numva rero umugore iyo atanze ibitekerezo byiza mu rugo akavuga ati mugabo wanjye rwose dore gutya abana bameze gutya ukabona
akabatoza kubaha se, umugore agakunda umugabo akamugandukira. Numva ko rwose ibintu byose bihinda mu rugo cyangwa se naho hirya no hino igihugu kigatungana. Ubwo rero umugore akaganira n'umugabo we, divorce zigacika, bakaganira ku kintu cyerekeye divorce, hanyuma divorce bakayirinda kugira ngo n'abana babo mbese babonereho uburere. Hanyuma n'ababana nabo iyo ba nyina babareze neza usanga umuco ukwiriye hose, kuko n'ababana iyo bagiye gushaka barabikuye kuri ba nyina, usanga abana nabo bagiye bakubaka neza kubera ko babiboneye kuri nyina. Burya cyane cyane iyo abana bafite uburere bahawe na mama wabo, iyo bageze no mu ngo usanga nabwo za ngo zabo zikomera, kuko iyo nimba nyina yarubahaga se, aragenda wa mukobwa cyangwa se umuhungu we yashatse yibuka ukuntu nyina yafataga se, nawe agaca bugufi, ugasanga nawe ashoboye kugenda akubaka urugo. Uko niko abagore n'ahoro. Murakoze. Ubwo rero wambwira n'ikindi. Wenda hano mpisengera akabazo k'amatsiko nshaka kubabaza. Numvise mubisobanuye cyane cyane nk'umuntu w'umukristu usobanura icyo ijambo ry'Imana rivuga ku mugore no ku mugabo. Umugore gandukira umugabo wawe, na mugabo nawe ukunde umugore wawe. Ndumva ari iki jambo ridusaba. None se buriya tugiye nko mu buzima bw'Abanyarwanda, buriya niko bimeze, cyane cyane ko iyo urebye imibare uko ihagaze muri iyi minsi usanga abantu barimo kudivorusa mu Rwanda ari benshi cyane, kubahana bitakibamo. Cyane cyane noneho n'ibyo mwatubwiraga uburere, cyane cyane ko umugore ari we urera abana, ntago numvise cyane umuvuga n'umugabo. Usanga hari ikintu cyitwa uburinganire. Uburinganire ntago umugore ari we, cyane cyane ko tugiye no mu buzima bw'iki gihe hari igihe usanga abagore ari nabo bifitiye akazi, abagabo barahejwe mu kazi kubera ibibazo byinshi bitandukanye tutari bwinjiremo wenda muri iki kiganiro. Ariko ugasanga wenda uwo mugore se wenda bizashoboka gute guha uburere abana yiriwe ku kazi, agataha mu majoro, yiriwe mu manama. Mubona ubuzima muri iki gihe mu Rwanda uko umugore ahagaze nuko n'ibyo asabwa kugira ngo bigende neza, n'icyaba gitera n'ibyo bintu byo gutandukana cyane. Mutunyuriyemo muri makeya nk'umudamu, mwebwe urugo rwanyu mushaka kuba mwararukoze neza, ruhagaze neza cyane, ari n'icyitegererezo. Ni nk'iki mushaka kubwira bagenzi banyu, ni nk'iki mushaka kutubwira muri kano kanya mwihuse? Ijambo ni iryanyu. Ibyo ngibyo rero urabizi ko bavuze ngo hari uburinganire. Buriya rero uburinganire bavuga, abantu hano ushingiye iwacu Rwanda babyumvise nabi, bituma abadamu bamwe usanga babyifashisha, usanga bari kubyitwaza ngo ni uburinganire. Ugasanga umugore ntabwo akimenya ko ari umugore, ntabwo yubaha na wa mugabo we ngo nuko ngo nawe ngo hari uburinganire. Ugasanga aramusuzuguye yitwaje ko iryo jambo. Niyo mpamvu wumva divorce yakwiriye hose, abantu nta rukundo rurimo. Kera mu mateka ya kiremwamuntu ukuntu abantu kera bari bameze, guhera kuri ba sogokuru na ba sogokuruza na ba nyogokuru na ba nyokuruza, umugore yakoze kuva kera aca bugufi imbere y'umugabo we. Niyo yaba amurusha amafaranga yahoraga aca bugufi. Ntabwo ako kazi niyo umugabo ugore yaba agafite, ntabwo niyo yaba ari koroneri cyangwa se minisitiri runaka cyangwa se afite umwanya runaka ukomeye, umugore ntabwo kurera ari ukuvuga ko ari ukwirirwana n'abana guhera mu gatondo kugeza nijoro. Hari ukuntu waba uri umunyakazi, hanyuma wataha mu rugo ya myenda y'akazi kawe, nimba uri koroneri wa mwambaro uwusiga ku kazi, nimba uri minisitiri
minisitiri kazi uragenda ugasiga wa mwambaro cyubahiro ukagisiga mu biro ariko mu rugo ukaba umugore hanyuma ukamenya inshingano zo kubaha umugabo wawe hanyuma nimba wenda tuvuga urwo rugo bishoboye bafite n'abo bakozi icyo gihe uca bugufi ukaba umugore mu rugo ntiwikangishe ngo umugabo ngo njye murusha amafaranga cyangwa murusha akazi runaka ukamwubaha uriya abagabo mu mateka ya kiremwa mugabo abantu b'abagabo bakunda keya rero ni urukundo ruturutse ko umugore aba yubahiriza umugabo we kandi ugasanga umugabo niyo waba ufite amaraka ameze gute cyangwa se waba ufite amafaranga ameze gute iyo utubaha umugabo urabizi ko uwo mugabo nta cyubahiragwa nta n'urukundo niho usanga umugabo yavuze ati yagenda yagera hirya y'abandi baturugo yagenda akisangira n'umuntu ucuruza agataro umuhaye icyo cyubahiro ugasanga umugabo yagiye hirya no hino bakavuga ngo umugore agatangira ngo umugabo yarantaye kandi ngo amukangisha ngo yirirwa ku kazi ngo akaza saa munani yarushye ibyo ntago umugabo wabimukangisha kuko umugabo ndabwira abantu batuye mu Rwanda abanyarwanda n'abanyarwandakazi East Africa na Africa yose bumva iki kiganiro cyacu kuri radio Ikamba rwose abagore bagomba guca bugufi batikangishije imirimo bafite batikangishije amafaranga bafite batikanyishije ko bafite abakozi mu ngo ukataha watahana saa munani ariko saa munani zawe ngwino uce bugufi wikura umwambaro w'akazi wikura ayo mafaranga uyashyire ku ruhande uvuga ati umugabo Imana yamaye ni umutware w'urugo umugabo Imana yamaye ni umwami nicyo n'urubavu rwanjye njye namuturutsemo umwubahe ushingiye ku Uwiteka ushingiye ku ijambo ry'Imana kuko mu byanditswe bivuga ko yaremye Adamu hanyuma Adamu avamo Eva ntabwo yaremye Eva ngo avemo Adamu urumva ubwo rero nimba dushingiye ku ijambo ry'Imana niyo mpamvu abazi Imana bamaze kumira ijambo ry'Imana hari ikintu turusha abantu benshi abo birirwa bahana divorce nuko bataba bazi ijambo ry'Imana yaba ari n'abakozi b'Imana usanga batandukanye n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo burya kenshi hari igihe baba bataramize ijambo ry'Imana bunguri ngo barifate baritinye ngo bitwararike bavuga ati naba mfite amaraka naba mfite ki ariko navuye mu mugabo reka nubaha ijambo ry'Imana Imana yatangije umugabo ntabwo Imana arizwa nta nubwo Imana ari umuntu wo gukinishwa n'Imana yaremye ijuru n'isi rero bisaba ko abanyarwanda bakubaha abagore baba abagabo babo batitaye ku byubahiro bafite cyangwa ku mafaranga nta kubakangisha ngo ufite akazi utaha saa munani taha saa munani yawe uze ubaha umugabo wawe umuhekeya umwereka nubwo wakererewe nubwo utaha bitinze ariko umuramukunda ubwira ati je rwose ndagukunda rwose ni akazi urabona nanjye sinjye ubitera ariko ndagukunda umenye ukuntu umutwara umenye ukuntu umukunda mu gatondo wowe ushobora ukazinduka kare rwose ukareka ko umugabo wawe rwose umukunda ukamuga ati rwose sheri gutya na gutya ntiwabona n'akantu wenda niyo wajya ku kazi ukamuganiriza ukamusekera ukamubwira ati shengiye ku kazi bayi mbese akabona ko nibura nawe wamwitayeho n'ubwo ufite akazi urumva ukamwereka ko nimba agiye muri bujye ku kazi mwese byuka nibura umubwira ati sheri ambariye imyenda umubwira ati ushobora no kuza saa munani ukabaza wa mukozi ati si imyenda wayishyize ati mbese imyenda wateye iri ukabwira umugabo ati wambare ibisheri kandi wenda nubwo nawe utabiteye wagiye ku kazi ariko umwebwira ati ambara iyi ngiyi niba ubona wenda imyenda yawe wambaye mu gatondo n'ejo wenda ati ambara umujyi umwereka utwenda yambara umwereke ukuntu mbese mbese ugira akantu umukoraho kugira ngo wa mugabo nawe atabona ko ya mafaranga ariyo umurutisha cyangwa se bya bindi byose ufite wikangisha ari byo umurutisha ureka kuvuga ngo ni uburenganzira
ukanyiruka nigendere nijoro waje wageze aho uraryamye ngo mfite ngo ni uburenganzira mfite akazi wigire bize ku mugabo oya. Rero ndatangariza abantu bose kujya bubaha umugabo, kuko iyo abana babibonye ni bwa burere nakubwiye natangiye nkubwira. Iyo abana babona wewe mugore wubaha umugabo wawe abana batangira gutinya bakubaha papa wabo wababyaye. Urumva yaba abahungu bakavuga ati nabo baba bakura bareba ati mama yubaha papa, nanjye nishaka nzubaha umugore wanjye. Abakobwa nabo bakavuga ati nanjye nishaka nanjye nzubaha umugabo wanjye nk'uko mama yabikoze. Urumva rero umuryango nyarwanda abagore ngira inama niko bagomba kubikora, baba bafite akazi baba batagafite. Izo ni cyo kingano kugira ngo divorce zicike mu gihugu cyatubyaye. Murakoze, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane rwose Madame Mukanaho Marie Louise, mubisobanuye neza cyane, birasobanutse. Uruhare rw'umugore mu kubahisha uwo bashakanye abana kugira ngo urugo rushobore kugenda neza, kutaba busy cyane, navuga ngo kutaburira umwanya uwo mwashakanye. Wenda ubu tuvuze ku ruhare rw'umugore, hari n'igihe tuzavuga ku ruhare rw'umugabo. Ni abantu bumva cyane cyane babita mu gifaransa ngo abafeministe. Ntihagire umuntu utuveba ngo yumve ko twavuze ku mugore, ariko n'umugabo nawe tuzavugaho, tuvuga uruhare rwe, turebe icyagenda neza kugira ngo ibi byadutse byo gutandukana cyane cyane ko bishegesha umuryango, bikababaza abana, ndetse bigatera n'ibibazo byinshi cyane bikurikiyeho. Ibi ni mu rwego rwo gushaka uburyo byacika. Hari akandi kabazo nanone k'amatsiko nagize igihe mwatubwiraga ukuntu umugore afite uruhare mu nzego z'ubuyobozi kandi akora akazi ke neza. Nyamara njya numva hirya no hino bavuga ko umugore mu Rwanda ni benshi mu nzego, ariko wareba umusaruro ukawubura. Ese mubona byaba biterwa n'iki? Ni ukubera iki bavuga ko nta, ndetse hari n'abakabya bakavuga bati ni indabo ziteguye. Ntago wenda navuga ko ariko bimeze, ariko niko byandikwa, niko bivugwa. Mwebwe uko mubibona, mubona bihagaze bite? Mubona byaba biterwa n'iki ko abantu babavuga gutyo? Murakoze. Rero impamvu rero babivuga bose ni kwa kundi nyine twatangiye tuvuga kuba harasohotse iki cyitwa uburinganire. Uburinganire nibwo bwabiteye. Ubundi umugore yacabwa bugufi, ugasanga yaba ari mu kazi akaba yitinya ka leta, yaba ari mu rugo ugasanga aritinya, yaba ari muri sosiyete hose nyarwanda ugasanga umugore aritinya, kuko bari batarajijuka nyine. Bamwe ntabwo urabizi ko n'abagore kenshi yakoresha abakobwa wasangaga mu muryango nyarwanda ugejeje imyaka nka 21 yihutiraga gushaka. Ntabwo ibintu by'amashuri babaga babyitaho. Wasangaga abakobwa kenshi ababyeyi babo babadindiza ngo umukobwa ngo arakuze ngo ntabwo yakomeza amashuri. Ariko rero ubu kubera ko iterambere ryaraje, noneho rya terambere bararyenyegeza barishyiramo ngo ni uburenganire. Ubwo rero ubwo buringanire nibwo bwagiye bwica abadamu hirya no hino bamwe, ariko hariho bamwe nyine babireba nyine bakagaya bagenzi babo uko bitwara, imyitwarire yabo. Ariko hari n'abandi nyine babikora nk'uko mubyumva. Harimo babitinyikwa, ugasanga nko mu mirimo runaka itandukanye, usanga ari mu biro, wamugera ho umubwira ikibazo cyawe ugasanga ntanashaka no kukumva rwose, akakubwira nabi. Ibyo byose yikangisha nyine bwa buringanire. Cyangwa se nk'umugabo yamubwira ati rwose sheri mu rugo bimeze nabi, ati ndabona bimeze gutya gutya ngwino nyine, ugasanga yanze kuza. Bitewe n'iki? ngo ni uburinganire. Nimba wenda hari ibintu umugabo abona mu rugo rwe ugasanga wenda we ntabishoboye, kubera ko
murabizi imirimo y'abagore cyangwa imirimo yo mu rugo abagabo kenshi bamwe ntibakunda kuba bayishobora yamubwira ati ko mbona hari akantu wenda katagenze neza waje ukanyitaba ukagakemura ati nawe bikore ni uburinganire ubwo rero ngewe mbona ikintu cyabiteye kibitera ni uburinganire abantu bumvise nabi urumva ni uburinganire abantu bumvise nabi bwo kuba bakishyira hejuru bamwe ntibashake kubaha yaba ari abo bashinzwe kuyobora cyangwa se abo bashinzwe kuba bitwarikaho mu ngo zabo nk'abagore ugasanga bamwe ntabwo bagishaka no kumva n'abagabo babo bitewe n'ibyo baba barishyizemo n'imyumvire bishyizemo ibyo byo biraba hirya no hino njya mbibona ariko ngewe nk'umudamu nyine umaze kureba ibintu n'ibindi wanamaze kumenya Imana ibyo byose nanjye mba mbigaya kandi mvuga ngo twebwe abaruda n'abadakazi ntabwo ibyo byose bizaba hari ukuntu tuzabahindura turashaka icyo kintu duhindure ibyari tubigire bwutu ubwo rero ijambo ni iryanyu murakoze cyane mwakomeje kugenda mugaruka ku baruda mugaruka ku migabo n'imigambi mufitiye igihugu nashakaga kubabaza mbese Imana iramutse ibagize first lady ni uruhe ruhare mwagira mu kuzanira amahoro igihugu mwakorana mute n'abagore muri icyo gikorwa murakoze rero uruhare twagira icya mbere gikomeye cy'ibanze ni ukuba twakora ibikorwa byiza by'indashyikirwa tukabanza tugashakira abanyarwanda n'abanyarwandakazi amahoro atariho amahane kandi amahoro yuzuye ubumwe na demokarasi yihuse hanyuma ibyo byose by'uburinganire tukabanza tukabigisha ukuntu bafata icyo kintu ntibakitiranye tukabanza tukabigisha n'ijambo ry'Imana icyo ni cyo kintu gikuru cy'ingenzi cy'abaruda n'abarudakazi ijambo ry'Imana niryo rikomeye kugira ngo tubanze dutinye umuremyi hanyuma abantu bose bace bugufi bashyira agapira hasi bamarika amaboko n'amaguru hasi wumvise umugabo wanjye ukuntu abivuga ati bakubita amabuno hasi ngo ba abanyarwanda batsindwe bavuga ati turayamanitse bwa bundi twaribeshye tubonye abantu bose bakataraboneka icya mbere tuzigisha abagore kugira ngo biteze imbere kandi bateze imbere n'urugo rwabo ndetse bubahe n'abagabo babo urugo rwabo rukungahare kandi rukomere hanyuma umuryango nyarwanda tuwuhindure hanyuma abanyarwanda tubashishikarize kugira ngo bakundane bazane urukundo rw'abanyarwanda kera abanyarwanda kera barakundanaga abanyarwanda bagiraga ubudehe urabizi uri mukuru yabaga rwose si ni mukuru cyane ariko mu mateka y'abanyarwanda habagamo ibintu bita ubudehe bagahingirana urugo kwa runaka nimba hageze igihe cyo gukora gufashanya urugo runaka nimba rushaka guhinga imirima runaka bagatumira bakenga njye nakuze mbibona ku babyeyi banjye barengaga amayoga bagatumira abaturanyi bagafata ubwo nk'igihe cya 9:00 bagahingira uwo muntu bakamumarira barangiza nko kuwa 6 w'ikindi bagafata kwa runaka bakabahingira bakabafasha cyangwa igikorwa runaka umuntu ashaka gukwa yaba ari no kubaka inzu umuntu bakayimwubakira ugasanga nta bintu byo kugorwa birimo abaturanyi bagafashanya ugasanga abaturanyi bashaje bakundana nimba muturanye ugasanga kwa runaka no kwa runaka no kwa runaka barakundana abana babo barasangira abana babo barakundana kuko babona iwabo bafashanya uwo muco twebwe tuzawutoza kandi cyane cyane byagirwagamo uruhare n'abagore kuko abagore nibo bengaga ayo mayoga kugira ngo ubwo busabane buze bwo gukundana uwo muco w'abanyarwanda bakundane icyo kintu nacyo twumva ko twagito
boza abagore bakajya bakundanisha n'abana babo za munyangire n'amatiku yose agashyira mu muryango nyarwanda. kandi ikindi twatoza abagore izo za divorce izo mbaye first lady ntabwo zakongera kubaho. Izo divorce yewe najya nkora nk'ibintu by'amatsinda cyangwa se najya nkora ibintu by'umugoroba w'ababyeyi byo kwigisha ababyeyi kugandukira abagabo babo, kandi n'abagabo ntibasigara bajya baza bikaba ihame bakajya bigamo umuco wo kugira ngo abanyarwanda bubake. Umugabo ufite amakosa akavuga ibye n'umugore tukabunga habasubira kuba gacaca yahozeho kera, akaba ariho wenda umunyarwanda n'umunyarwandakazi bahanirwa mbese bagirirwa inama, hanyuma abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakongera iyo divorce tukazica mu gihugu cyatubyaye. Ikindi mbaye first lady ikindi nakorera abanyarwanda nashyira abagore nabashishikariza kugira ngo bibumbire mu mashyirahamwe, ubwo nkaba intwererano abo bagore bagakora bose, yaba bize yaba atarabize bose umuntu akabashakira imirimo bagakora, abagore nabo bagatera imbere nk'uko ubu biga bagatera imbere mu mashuri. Rero n'abandi badafite akazi abo bashomeri bose bagatera imbere kugira ngo n'imiryango yabo itazamo ubukene, kuko ubukene mu miryango y'abantu iyo haje mu bukene mu rugo niho havamo na za ngaruka zo gushwana umugabo n'umugore ugasanga ntibacyubahanye kubera bwa bukene. Ariko njyewe mbaye first lady ibyo byose nabifatira ibyemezo, nkabahangira imishinga, nkabigisha akagoroba k'ababyeyi bakajya bumviramo inama hakabamo gacaca. Kandi mbaye first lady ikindi kintu nakorera abakobwa n'abagore, nta mukobwa cyangwa se abagore b'abapfakazi cyangwa se abakobwa batabafite abagabo, hari ukuntu umuntu yabakorera akantu ubwo ngubwo ukabashingira, ukareba abagabo badafite abagore, yaba abagabo b'abapfakazi cyangwa abahungu batarashaka, ukabareba ukuntu bashyira ahantu ukababwira ati rero mwa bagabo mwe n'abahungu njyewe ati mbazaniye umushinga mwiza wo kugira ngo mwubake ingo, ati mugende ngiye kubahuza n'abakobwa, nkajya afata buri midugudu tuyihuza, hanyuma abantu bagashimana, ukajya ubahuza buri gihe nk'uko bahurira ku muganda. Twavuze ko twebwe n'abadakaza umuganda twawukuraho, ahubwo tugahuza cya gikorwa cy'umuganda, tugahuza buri mudugudu, hari abayobozi babahagarika bagashimana. Noneho abantu bashimanye bakundanye tukagenda tukabasezeranya ku mirenge tukabakorera ubukwe, kandi abantu bashimanye tukabubakira amazu. Urumva tutarebye ngo ibi n'ibi, abantu bakubakirwa amazu hanyuma bakubakirwa ingo, kuko iyo tugiye kureba dusanga abanyarwanda n'abanyarwandakazi ahantu umuryango uri gupfira cyane cyane nanone nuko abantu bakobwa babyarira aho benshi cyane, n'abahungu banze gushaka kuko ntaho bafite bo kubajyana. Icyo kintu ngiye mbaye first lady nkaba Imana inteye agateka, nta mwana w'umunyarwanda wakongera guhera ari umukobwa. Nicyo kintu nakorera abakobwa ndetse n'abagore badafite abagabo, njyewe nagerageza ukuntu bahuza n'abagabo nanone badafite abagore. Ubwo ngubwo ugasanga abanyarwanda barashatse, abanyarwandakazi barashatse. Iyi niyo mpamvu n'abitwaza ngo abagabo ni bakeya, ngo niyo mpamvu ngo abana b'abakobwa n'abagore ngo bariho bangirika. Ntabwo icyo kintu ugiye nyemeranya, kuko Imana yaremye umugore n'umugabo kandi irema umuntu n'uwe, buri muntu aba afite uwe burya, ahubwo ikibyica ni
kondisiyo ziri kubyica ni ibi byo kuva umugore atazi ko ari umugore, ugasanga arimo kujya ku basore runaka, aribo ajya kugira ngo aribo baryamana, ugasanga arimo aratwara abakobwa b'abandi bakabonye abagabo, ugasanga baba mama ntibiha agaciro, bagiye ku miryango ku bahungu b'abasore, ugasanga noneho n'ababa papa nabo baritabira kugenda muri utwo twana dutoya tw'inkumi, bakajya guhohotera ba basore nabo batarabona abagore. Ibyo byose njye mbaye first lady cyangwa n'umugabo wanjye turamutse tugiriye amahirwe, ibyo nibyo tuzaca mbere na mbere. Umugabo akimenya, akamenya umugore yashatse, n'undi akamenya umuhungu, agakunda umugore we umukobwa, bagashyingiranwa, gucana inyuma bikarangira, Imana yo mu ijuru tugakwiza Imana mu bantu, tukabakundisha Imana, tukabakundisha n'ibyo yaremye. Umuntu ntareke kugenda ajya gutwara abakobwa kandi hari abahungu, umugabo ntajye gutwara abakobwa kandi hari abahungu, n'umugore nawe ntajye gutwara abahungu b'abandi kandi hari abakobwa. Icyo kintu ni umwuka wa Satani, ni sipiriti ya Satani iba iri mu ruzerero igendagenda. Satani arasa inyambi Abanyarwanda cyangwa se n'isi yose, nuko batarabisobanukirwa. Buriya abantu bishyize hamwe, buri muntu wese yabona umugore we, cyangwa buri muntu wese yabona umugore we. Ibyo ariko ni purani niyo yabuze, ariko ngewe nka first lady ngewe ngiyeho ibyo byose. Wasanga abahungu bubakiwe amazu, wasanga abahungu babonye abagore, wasanga abakobwa babonye abagabo, nta kugumirwa, tugaca kugumirwa burundu mu gihugu cy'Abanyarwanda. Murakoze. Ngaho rero kandi ikintu intego yanjye nanone nka first lady, ikindi nakorera Abanyarwanda n'umugabo wanjye twiyemeje ni ugucyura impunzi. Abanyarwanda bose bari mu mahanga, nta muntu wazongera kuba mu gihugu cy'amahanga keretse ugiye kuri mishoni y'akazi, cyangwa se ushaka kuba yakwiberayo akavuga ati iwacu ni amahoro, nzataha njye kubasura, ariko nikundiye kuba wenda muri Amerika cyangwa mu Bubiligi cyangwa mu Budage, mbese yaba hashatse ariko afite uburenganzira mu gihugu cyamubyaye. Nanone kandi twafungura imfungwa zose ziri mu gihugu, kuko twamaze kubona njye na first lady nakoze ubu research sanga nta mwere ku isi, nta mwere, kuko nshingiye ku ijambo ry'Imana nta muntu Yesu afata ba bantu bashinjaga yandaya, yaravuze ngo ngaho umuntu wese utari umusambanyi, kuko bamushinjaga ubusambanyi, aravuga ati ngaho umuntu wese uzi ko adakora icyaha, ngaho naterura mugore amabuye. Hanyuma yirebera hasi, kuko Yesu yari umufilosofa, yari umuntu ureba mu mitima yabo, cyangwa yabarebaga agasanga bose ni abanyabwenge mu byaha, nta mwere urimo. Arangije yandika hasi, agiye kunamuka, yasanze nta muntu n'umwe, ahubwo yabonye wa mugore umuhagaze iruhande, aramubaza ngo bite, ngo wowe kuhagaze aho, ngo abantu mwari kumwe bagiye, ngo birukanse. Hanyuma ngo Yesu aravuga ngo ntureba, ngo genda ibyaha byawe urabibabariwe, ngo ngahigendere. Urumva yaje kureba asanga abantu bose ni kimwe, nta mwere urimo. Niyo mpamvu rero twebwe abarudakazi twafashe icyemezo kivuga ngo abantu bose bafunze tukabafungura, hanyuma abari nyuma y'igihugu bagataha, abari imbere y'igihugu, ari mu gihugu imbere bagahabwa freedom, ntibasoreshwe ubutaka bwabo, ntibasoreshwe amazu yabo, bagakora bakiyubaka. Hanyuma imisoro tukajya dusoresha byibura umuntu ugejeje miliyoni 6 akaba ari we utangira kujya asora buke buke kugira ngo atere imbere booming. Hanyuma wa musoro yazatanga ntago yahomba, ntago yasubira hasi, ahubwo yaba yungutse. Iyo niyo ntego yanjye mbaye first lady. Nagirira ibikorwa, nakorera Abanyarwanda ibintu byiza, kandi n'amahanga yose agatwigiraho urugero rwiza. Wasanga abantu bose East Africa, South Africa, Uburayi bwose, amahanga yose yaje kureba no gushungera u Rwanda. Abantu
biraboneka u Rwanda rwungutse kuko twebwe dufite ibisubizo byiza by'uburyohe. Uzumve n'akaririmbo, hari akaririmbo kari twaririmbye mbese twakubise ku ishyaka ryacu ngo ni uburyohe, ngo ryohera abantu bose, ngo umuntu wese, ngo abakire n'abakene ngo bose bazisangamo. Ubwo rero twebwe niyo mpamvu na Barafinda ajya kurahira 2017 yiyamamaza, yarababwiye ngo nimumpomba muzahomba, ndetse abanyarwanda muhombane, kuko nimumara kwanga yuko ngiye mbayobora, Imana yari yarabimbwiye ati muzirebera ibintu bigiye kubabaho, ati kandi muzirarira muyicuze, ati kandi muzahomba muhombe ndetse nimunahombane. Ariko nzi yuko benshi bamaze kureba kuko barahombanye, amazu yose yarasenywe hirya no hino, imvura yarabitsembye, ibindi byose abantu bajyaho barabitsemba nabo bikangishije power runaka. Ibyo byose rero ni ubuhombe yababwiraga. Bano yari umuhanuzi w'Imana, we yarababwiraga nk'umwana utumwe, ako baramusuzugura, bamugira akabarore, baramufunga uko bashaka, ayo magingo. Niyo mpamvu bajya kubona bakabona babuza amahoro, bagiye kumutora kubera ubushake bw'Imana. Imana ibereka pawa. Niyo mpamvu rero twebwe abaruda n'abarudakazi, twebwe dufite intego nziza yo gukunda ikiremwa muntu, isi nayo ikavuga ati tube abantu b'Imana, kuko abantu bari mu mutima w'Imana, kandi n'abo bose yakwiye ngo tuzabagirire imbabazi, kuko yafashe Barafinda aramubwira ati ngiye kukujyana ahantu urebe. Nanjye ijya kumujyana yari yarabimbwiye ati umugabo wawe ngiye kumujyana, kandi agiye kwiga abana b'abantu, nawe uzasigara wiga abandi. Mwana wanjye agiye kugenda babazwe ku bwa benshi, kandi azavuge nta gutinya. Niyo mwapfa muzapfa muvugira izina ryanjye. Atangiye kubivuga, yavuze ibintu byose bizaba, abibwira abanyamakuru. Imana yamubwiye ati nzakohereza abanyamakuru, yaba ari imbere mu gihugu, yaba ari abo hanze y'igihugu. Abanyamakuru bazakumva kandi bazagukunda, kugira ngo namamaze ubutumwa bwanjye. Hanyuma abazakuvogera nzabereka ko ndi Imana ishobora byose. Ariko icyo uzakora ni uko ugiye kwiga umwana w'umuntu, nta mfungwa shaka, nta bantu bari mu gihugu hanze shaka abanyarwanda bari hamwe, shaka gukuramo jenoside, shaka gukuramo inzangano, shaka gukuramo amarozi n'ibibi byose bakora, shaka kugira ngo abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda kibe icyitegererezo ku isi, hanyuma buri muntu wese yifuze kuba umunyarwanda. Ariko ibyo byose barabyanze inshuti, barabyanze, banze kumvira Imana, basuzugura ikiremwa muntu Imana yaremye. Ariko Uwiteka hanyuma nzi yuko azatiringana n'abasuzuguye Imana. Murakoze, ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane kubw'inyigisho zirimo impanuro, cyane cyane wenda nsubiye inyuma gatoya tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Wenda abantu benshi rwose bazi Mukantamari Louise nk'umufasha wa Barafinda, ariko benshi bigeze no kujya bandika ngo Barafinda na madamu we ni nk'umukenyero n'umwitero. Ni abantu, impamvu nifuje cyane ko tugirana iki kiganiro mu by'ukuri ni uburyo ubona mufitanye ubumwe, mufitanye ubwumvikane. Hantu umwe, niba umugabo wawe avuze iki ngiki ugihagararaho, ukamujya inyuma ukamushyigikira. Ntago bikiboneka cyane cyane mu Banyarwanda. Baraza bakakubwira ati uyu mugabo wawe muhite munatandukana none ahangaha, cyangwa wenda ibi bintu ari kuvuga mushyire hanze, erekana ko witandukanyije nawe, umwihakane ku mugaragaro, kandi abantu benshi barabikora. Rero kuba mutarabikoze rwose, Madame Mukantamari Louise, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu abanyarwandakazi twari dukwiriye kwigiraho, tukabona ko umuntu wacu aba ari uwacu, yaba ageze mu kaga tugomba kumushyigikira, ndetse nubwo twabiburira ubuzima ariko tugashyigikira umuntu wacu mu gihe arimo gukora ibyiza, mu gihe adakora ibibi. Mwahabereye intwari cyane, ni ibyo kubashimira rwose. Nongeye kubibashimira mbikuye ku mutima by'umwihariko, ndetse ni n'urugero rwiza dukomeza kubareberaho, tuzakomeza no kubareberaho, ndetse tunabyigisha n'Abanyarwanda uburyo tugomba kubana, uburyo tugomba kubahana, n'uburyo tugomba gukundana. Numva mufite ibintu byinshi mwatwigisha, dufite byinshi twabareberaho, mufite n'inama nyinshi, ariko umwanya uba ari mutoya. Hari ikindi gihe nzabahamagara tukaganira, ndetse tukareba no
umugabo uburyo agomba kwitwara mu rugo rwe kugira ngo na wa mugore ashobore kubahiriza inshingano Imana yamuremeye. Muri kano kanya rero ndongeye kubashimira mbikuye ku mutima ubwenge mufite Imana yabahaye, urukundo mufitiye igihugu, ni ukuri ni iby'agaciro kandi turabibona. Nagira ngo rero muri kano kanya mwakomoje ku banyarwanda basenyewe amazu, mwakomoje ku bantu batashatse, abantu bafite ibibazo, akaga gatandukanye, abarenganywa, abafite ndetse n'abayobozi banangiye imitima, nabo twabasengera kugira ngo Imana ishobore kubagirira neza iyo mitima, bareke gukomeza kunangira imitima, bumve icyo Uwiteka avuga. Muri kano kanya nagira ngo dufate akanya ko gusengera igihugu cyacu, tugishyira mu maboko y'Imana, dusabira abari mu kaga, dusabira ndetse n'abo bayobozi bakora ibibi kugira ngo bisubireho amazi atararenga inkombe. Nabaha wenda nk'iminota 2 kugira ngo musoze musengera abari mu nzu z'imbohe, abafite amazu basenyewe, bari mu kaga, mbese agahinda gatandukanye, mwadusengera tugasoza ikiganiro. Murakoze. Murakoze rero namwe kuma ijambo rwose kuri radiyo Ikamba. Murakoze namwe banyamakuru rwose beza, mwamaye karibu rwose. Imana ibaha umugisha kandi Amen. utavange rwose umugisha. Amen, amen. Hanyuma rero jewe mukana Marie Louise ndamu barafinda Sekiko Fred, ndasengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo Imana ibahe ubwenge kandi ibarwanirire intambara z'iburyo n'ibumoso batabasha kurwana. Nukuri ndasengera abayobozi b'igihugu, yaba baza bajya abakristu, yaba atari abakristu, bose ndabasengera kugira ngo Imana ibahe agakiza. Buri muntu wese nunangiye umutima numva ijambo ry'Imana ntashake no kuryumva, ndamusengeye kugira ngo Imana ijye mu mutima we, imuhe gukunda, kwikunda, akunde nabe kandi akunde n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. kandi rwose ndasengera Imana kugira ngo ibahe kureba ko ari ikiremwa muntu nka bagenzi babo, kuko Uwiteka waremye ijuru n'isi waravuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo ni ryo tegeko waduhaye data. None niyo mpamvu rero Uwiteka ngusabye kugira ngo umenagure imitima y'abishyira hejuru. Uwiteka ubahe umutima wicishije bugufi kugira ngo mwami ubwoko bwawe bubane neza mu gihugu cy'abanyarwanda cyangwa se ku isi yose. Nkasengera abanyarwanda bari mu mbohe, mwami ngo babohore buri wese wihebye, abari mu bitaro bose batagira gitabara bose mwami kugira ngo batabare. Ndasengera mwami nyagora ku ngoma n'abari hanze y'igihugu, mwami hari benshi bafite inyota yo kwirebera igihugu cyabo cyababyaye. Hariho benshi bifuza ngo Uwiteka wewe wankuye mu mahanga ugakura ababyeyi banjye mu mahanga, ukabakura mu buhunzi Uwiteka, n'abandi wabibuka data kuko ubuhunzi burajyana, urasuzugurwa. Nawe waba ufite akazi runaka nta jambo ugira nyagora ku ngoma. Uwiteka wibuke kuntu nta jambo abanyarwanda twari dufite bamwe hanze. Uwiteka natwe b'abanyarwanda bavukiye hanze tukajya tuvuga ngo Uwiteka ngo ubu tuzataha iwacu ryari, dufite inyota yo kureba mu gihugu cyatubyaye data. Waba bantu nawe ubibuke, cyagihe wanyibutse, cyagihe wibutse abandi bari hanze. N'ubu Uwiteka abanyarwanda baracyari mu rungabangano nyagora ku ngoma kandi bazira umwanzi Satani. Ni wowe wadutandukanyije Mana, ni wowe waduteyemo umutima w'ubugome n'ubugambanyi, ni wowe waduteyemo umutima w'amoko, ni wowe waduteyemo amatiku n'amatiriganya y'ubusambo yo kuryana duhora tuvuga ngo uyu ni iki n'iki. Uwiteka amoko ntabwo wigeze urema, waremye Adamu na Eva. Uko niko dusoma mu cyanditswe cyawe nyagora ku ngoma. Ibyo byose abana b'abantu turaza twishyiriraho ibyo dushaka. Uwiteka turagusaba kugira ngo mwami wibuke yaba ari igihugu cy'u Rwanda cyangwa icy'i Burundi, Imana ya Aburahamu
uwiteka nabo ndabasengera abarundi n'abarundikazi uwiteka ndasengera mwami imana igihugu cya kongo ndasengera mana ya aburahamu uganda ndasengera tanzania ndasengera kenya ndasengera east africa na afurika yose uwiteka kuko hari imyijyane itandukanye mana ya aburahamu kundanishe ibihugu bidakundana mana ya aburahamu tuzanira amahoro muri afurika yacu utuzanira amahoro uwiteka uhindura abagabo uhindura abagore uhindure mwami intambara uzikuremo mu gihugu cya afurika ayi data uri umubyeyi wacu waremye ijuru n'isi mana ya aburahamu reka afurika ibe icyitegererezo nk'uko ubishaka reka icyitegererezo mana ushaka gushyira muri afurika yawe yesu ushaka ko ihinduka mwami wanjye warayipfiriye urabizi uwiteka yihindure reka mu rwanda habeho ubushake bwawe kuko ariho ushaka guhera reka mu rwanda habeho ubushake bwawe nyaguhora ku ngoma nubwo washatse kuhahera ariko bakanga banze kumvira ijambo ryawe data nyaguhora ku ngoma ariko uwiteka abana banze kukumvira uwiteka uzi iby'umugambi yawe uwiteka ngo farawo yamaze kwangira mose nyaguhora ku ngoma mwami wanjye nubwo batumye mose atsindwa ariko turagushima kuko watoye mwami imana Joshua na Kalebu kuko wari ufite umugambi mwami ku bwoko bw'Isiraheli uravuga ngo ndirahiriye ngo yewe uravuga ngo urirahiriye witorera Joshua na Kalebu bambutse ubwoko mwami bwawe bagenda mwami mu gihugu kigana kuko wari waramaze gutsemba data uravuga ngo ubwoko bwa Aburahamu ntabwo buzahera ishyanga uhitamo Yesu Yerusalemu kugira ngo ubwoko bwawe butahe mu gihugu kigana wihagurukiriza abana bawe ba Joshua na ba bagenda mu gihugu cy'umwami imana bacura abayisiraheli barataha uwiteka rero uko mwawe twe rero ushaka mwami yuko abanyarwanda mana jenoside zakurwamo kuko ushaka abanyarwanda yuko mwami ujye utubwira mu byanditswe byawe tuzi yuko turi abisiraheli tuzi ko turi ubwoko turi bene wabo b'Isiraheli tuzi ko turi ubwoko bwo kwa Aburahamu nubwo bamwe babyirengagiza uwiteka ariko tuzi ko abanyarwanda turi ubwoko bwo kwa Aburahamu tuzi ko turi abana bo kwa Aburahamu tuzi tuko turi abana bo gutoranwa twatoranyijwe mwami wanjye ngo ujya kuremura avuga ngo wahereye no muri Afurika uwiteka hanyuma Afurika nuko yitwa umugisha uwiteka ugasanga haje mu muvugo ngo ariko Afurika uyifitemo amateka meza ngo kandi ushaka kuyihindura ariko byishwa n'abantu ba Afurika uwiteka rero reka habeho ubushake bwawe data reka habeho ubushake bwawe mu gihugu cy'u Rwanda reka habeho ari gukora kwawe abana b'abantu ndagushima nubacecekeshe ahubwo hazamuka izina ryawe nubacecekeshe muri Afurika hazamuka izina ryawe abirata bavuga ngo barakomeye uwiteka bakangiriza abana b'abantu ndetse bakabakangisha igitugu ngo barabaruta reka uwiteka habeho ubushake bwawe reka buri muntu wese umucecekeshe reka umuntu wese umushyire hasi reka izina ryawe rizamuke mu gihugu cy'u Rwanda na Afurika yose uwiteka maze hakore ubushake bwawe kandi uzabikore mana uzatoranye ba Joshua na ba Kalebu uwiteka nubwo ba Mose babatsira hasi uwiteka naguhora ku ngoma nzi yuko mwami wanjye haleluya ngo uriya mugabo Mose ngo hanyuma ngo na mwene we Seroni ngo baramaze gutsindwa kubera ko abisiraheli babagoraga ngo hanyuma bazanirwa ibihano ngo hanyuma batsinda ku musozi ngo urababwira ngo wowe Mose ngo naroni ngo muzamuke kuri uriya musozi hanyuma ukagenda ukabatsindayo ngo bagasanga basekuruza haleluya ngo mwami wanjye ngariko mwami ntabwo byakubujije kubugira mu bushake bwawe gukore uwiteka niyo mpamvu kano kanya njyewe madamu Barafinda mukana umari Louise njyewe namenye izina ryawe ndetse turavugana n'abakozi bawe ariko turavuga ngo utitaye kubagandisha ba Mose utitaye kubananiza ba Mose utitaye kubananiza ba Aroni utitaye kuri ibyo haleluya ushobora no guhagurutsa ba Joshua na ba Kalebu barahari uwiteka imbere mu gihugu barahari hanze y'igihugu barahari muri Afurika barahari ariko ba Joshua na ba Kalebu bo gukomeza amaboko y'ubwoko bw'abantu uwiteka bakomeza umugambi wawe kugeza aho icyo watekereje kizasohora nuko watekerereje Israheli ukagisohoresha Joshua na ba Kalebu uko niko sengeye abanyarwanda uko niko sengeye abanyafurika na East Africa uko niko sengeye kandi isi yose reka ibyo wayitekerejeho cyangwa ibigambiriye reka habeho ubushake bwawe uwiteka reka twese kandi ujye mu mitima yacu dusabe gukiranuka dusabe no gusaba imbabazi kuko turi abanyabyaha kuko twakoze ibibi byose byanzwe n'amaso y'uwiteka
turanangira imitima nk'abafarawo, tunangira imitima nk'abasawuli, tunangira imitima nk'abagoriyati. Uwiteka tutazahura n'akaga kameze nk'akabo bagabo. Reka rero twese ducishe bugufi, abafite umwuka wo kubaho, abagifite amatwi mwami yumva, reka Mana ubaceho kugira ngo isi yacu utayihindura umuyonga, ukaturimbura nk'isodomu n'igomora. Uwiteka twumvire nk'uko Nineve yumviye, bakabona umugisha bagatabarwa. Uwiteka ubatumaho wa mugabo Yona. Uwiteka baciye bugufi, Nineve arumva, yumvira ijambo ryawe, yumvira usuzuguritse, yumvira ngo mwami utari kwemerwa ari we Yona. Uwiteka hanyuma baca bugufi maze bumvira ijambo ry'Imana, maze barishishimura ngo bambara ibigunira, biyiriza ubusa kubw'ijambo ry'Imana umwami yumvise. Reka n'abami ba Afurika Mana ubashyire, turabigusabye kandi tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami, ngaho turwanira intambara twebwe tutabasha kwirwanirira. Urakoze iradiyo Rukamba, uriho umugisha kandi ubakomeze kandi uzabashyigikire iburyo n'ibumoso, hanyuma nabo uzabaha agakiza. Murakoze. Amen. Murakoze cyane, murakoze. Ndishimye cyane kubw'iki kiganiro cyiza muduhaye, kubw'uyu mwanya wanyu. Ndabizi ko biba bitoroshye, abana muba mugomba kwitaho, umugabo muba mugomba kwitaho, ndetse n'izindi nshingano nyinshi cyane muba mufite. Uwiteka abongerere, Uwiteka abaha umugisha. Icyumweru cyiza, tuzongera tuganire. Murakoze cyane. nisumbuyeho ndagutetereza, warantumaga nkagusuzugura, wanywereza kwiga nkajya kwiba, naza nkakubeshya, ndetse nagejeje naho ngukoronga, nagejeje naho ngutera amabuye. Mbabarire nawe kinkoni zamba, aho nkuriye nkwicisha wifuzaga ko nzaba umugabo, aho